Reka nk'uwo ikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Inshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news, natwe aya makuru nibwo atugezeho. Ni inkuru ukomeje kugenda igarukwaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga azigiye zitandukanye. Ni inkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu benshi, ni ibintu bikomeje kugenda abibabaza abenshi cyane. Ni agahinda kiyongera mu kandi ku bantu bari bagiye gushyingura bikarangira imodoka yari irimo umurambo ifashwe n'inkongi y'umuriro igashya igakongoka. Muri wowe uhise wibaza uti ese byabereye hese, byagenze bite kugira ngo iyi modoka ifatwe n'inkongi y'umuriro aho yari irimo umurambo bagiye gushyingura? Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, ariko muri iyi nkuru ugiye kuba wasobanukirwa imvo n'imvano y'aya makuru y'iyi modoka yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro irimo umurambo bari bagiye gushyingura. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe nta kintu tugusaba, turagusaba gukora subscribe. Kora subscribe ubundi ntiwagirwe no gukanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane. Reba munsi ya video yawe urabona hano handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi hakande, ubundi ntiwagirwe no gukanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Kurashe aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, ibyiza ubishime ndetse n'ibibi ubinenge kugira ngo tube twamenya aho twakosora. Muhaye ikaze. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho kandi inababaza abenshi abaje kuba babona iyi nkongi y'umuriro yaje kuba yafata iyi modoka, dore ko iyi modoka ngo yari irimo umurambo warugiye gushyingurwa bikarangira iyi modoka ifashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi modoka rero igifatwa n'inkongi y'umuriro haje gukorwa ubutabazi bashaka uburyo bayizimya, kandi ubundi butabazi bwakozwe baje gukuramo uyu murambo utarafatwa nawo n'inkongi y'umuriro, ariko imodoka yo yahiye irakongoka, nta n'ikintu na gito bigeze baramura kuri iyi modoka. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bigarukaho cyane by'iyi nkongi y'umuriro yaje kuba yafata iyi modoka yari irimo umurambo bari bagiye gushyingura. Nta kindi tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa ese ibi byaje kuba byabera hehe, se iyi modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro itewe n'iki? Ibi rero ugiye kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Nta kindi tugusaba, turagusaba kuba wadutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa. Ikindi tugusaba ni ugukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Kora subscribe ubu ntiwagiwe no gukanda ako kazogera kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Nk'uko biri gukomeza kugenda abigarukwaho, biravugwa ko uyu muryango wari washyize umurambo muri iyi modoka abavuye ku rusengero barimo baragana ku irimbi bagiye gushyingura, bagiye kubona babona imodoka ifashwe n'inkongi y'umuriro, dore ko ngo iyi modoka yari itwaye umurambo yari irimo hagati mu zindi modoka. Bagiye kubona ifashwe n'inkongi y'umuriro, bihutiye gukura imodoka zindi zari ziri aho hafi, iruhande rwabo bihutiye kuba bazikura hafi aho ngaho bazishyira kure, ubundi bashaka uburyo bazimya iyi modoka, ariko babanje gukuramo uyu murambo wari uri muri iyi modoka kugira ngo nawe utaza kuba wakwangirika. Ibi rero bikimara kuba rero biyambaje uburyo bwo kuba bazimya iyi modoka, ariko birangira iyi modoka ihiye irakongoka irashira yose, nta na kimwe bigeze baramura. Ibi rero n'ahandi byabereye hano muri kino gihugu cya Kenya, aho agahinda kaje kiyongera mu kandi kuri uyu muryango wari ugiye gushyingurwa. Nk'uko ngaho rero uko byaje kuba byagendekera uyu muryango wari ugiye gushyingura muri kino gihugu cya Kenya. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe nta kintu tugusaba, turagusaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane. Reba munsi ya video yawe urabona hano handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi hakandi ntiwagire no gukanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu nitujye duzishyiraho ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Kurashare aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwagire gukora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Wakoze kuba natwe rero. Ciao, amakuru naka agaruka.